Muraho neza, mbifurije amahoro atari amagumirane. Banyarwanda banyarwandakazi, nimugire Imana n'amafaranga. Ni mwande, ni umusizi wanyu Rutikanga ubaramutsa. Nimukomere. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, uyu muyoboro wacu wa YouTube tunyuzeho ibijyanye n'ubusizi nyarwanda cyangwa se ibisigo. Ariko rero, nimunyemerere ku munsi wa none tugaruke ku yindi ngeri y'ubuvanganzo nyarwanda y'ingirakamaro, ariyo insigamigani. By'umwihariko tudatinze, reka turebe inkomoko y'insigamugani igira iti bamutereye kwa Kajwiga. Ese uwo Kajwiga ninde? Ese byabaye ryari? Ku ngoma y'uwuhe mwami? Byabereye hehe? Mbahaye ikaze. Ubundi uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu ufasha mugenzi we akamuniga akamunegekaza, nibwo bagira bati naka bamutereye kwa Kajwiga. Wakomotse kuri Kajwiga k'imunyiga mu Buganza cyangwa Kibungo, kuri ubu ni mu karere ka Rwamagana, intara y'Iburasirazuba. Byabaye ahasaga mu mwaka w'1700. Kajwiga uwo nguwo yabyirutse ku ngoma ya Kigeli Ndabarasa, abyirukana ubuhanga bwo gukirana cyane, arusha abandi bose bo mu karere k'Ubuganza n'Urugaryi ndetse n'Ubwanacyambwe. Amaze kuba icyamamare mu Buganza n'ahandi, abasore b'imukarange basaba umwami Ndabarasa ngo bazarushanwe nawe gukirana. Ndabarasa ntiyatindiganya, maze aramutumiza nawe araza. Amubwira ko amutumiriye gukirana n'abasore b'imukarange. Kajwiga byumvise araseka cyane kuko yabonaga nta wamuhangara, maze ati wenda bose bazazi uko batuye imukarange, n'ubundi nta wandenza amavi. Ahangaha mbibutse ko imukarange ni mu gace ko mu karere ka Kayonza. Nuko bararikira abasore b'imukarange kwitegura kurushanwa na Kajwiga. Igihe kigeze basesekara ibwami. Ndabarasa ati nimuhugi tujye ku karubanda aho abantu bose babarora. Baragenda no ku karubanda. Bahageze ruranzikana, umusore w'imukarange batoranije mu bandi agisomerana na Kajwiga. Kajwiga aramwesa. Hakurikiyeho undi, Kajwiga aramukubita aramuvunagura. Abandi basore b'imukarange babibonye baratinya bareguka. Kajwiga atsinda atyo. Kajwiga amaze gutsinda abasore bose b'imukarange, noneho aba ikimenamutwe mu gihugu. Mbese mu mvugo z'abubu ni nk'aho twavuga ngo yari akasamutwe. Bituma byimbamo ikuzo ry'urugomo. Umusore wese bahuye akamuhata ngo bakirane, yabyanga Kajwiga akamufata ku ngufu maze akamukubita. Kajwiga akomeza kubigira atyo. Bukeye abantu bakuru bajya kumuregera Ndabarasa bati Kajwiga yaciye ibintu mu gihugu, umusore wese bahuye arakubita. Mbese bamuvugaho ibibi byose, bamugerekaho no kumuhimbira bati ndetse uretse n'abasore n'umusaza n'umukecuru bahuye arakubita. Avuga ko u Rwanda rwose abarusha amaboko. Ndabarasa maze atumiza Kajwiga aramuhana, amubuza kugira urugomo rungana rutyo. Maze Kajwiga arataha, ariko ntiyacogora ku rugomo rwe. Nuko abasore bo muri utwo turere babibonye batyo, bajya inama yo kuzihinura kuri Kajwiga. Bukeye bamutegera ku ibuga bashuye inka. Bamwiyenzaho baramutuka, bamututse ararakara, abasatira yariye karungu yuzuye agasuzuguro. Bashoka bamusumira bati ntihagire umukubita, mureke tumunige gusa. Bamutura hasi baramunigagura. Abakuru bari aho barabitarura, bareberayo bamugirira. Nuko Kajwiga urufuzi rumaze kumurenga, atangiye no guta ibitabapfu. Abakuru baramubavuvunura mu nzara yashegeshwe. Bajya kumwondora. Amaze gukira acukiraho, ntiyongera kugira uwo agirira urugomo na mba. Nuko rero nawe hakomotse urwiganwa, babona abantu bafashe undi bakarwana bakamuniga, bakiyamirira bati noneho naka bamutereye kwa Kajwiga, nk'uko abasore b'imukarange batereye Kajwiga ku munigo. Mbese gutera kwa Kajwiga ni ukuniga cyangwa guta ku munigo. Ibi byavanywe mu gitabo Ibirari by'Insigamigani cyanditswe na Murihano Benoit.
njyewe ni umusizi Rutikanga, ndabashimiye gukomeza kugenda mubana nanjye, kandi wibuke gukora subscribe, like ndetse unasangize bagenzi bawe iki kiganiro muri rusange kugira ngo umuco nyarwanda bishingiye ku buvanganzo nyarwanda bikomeze bisugire maze u Rwanda twande. Ngaho rero nimutengamare, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ndabashimiye. Muranga mazaragiye abwiye gahondo ragiye